neza burya ntawamenya maze igihe nkora ubushakashatsi aba mu bazungu n'abirabura mu bize n'abatarize nagezeyo nabuze uwamenya iby'ejo hazaza ijya Yesu ijya Yesu ijya Yesu ijya Yesu Yesu ni ku murongo ijya Yesu ijya Yesu ijya Yesu ijya Yesu Yesu ni ku murongo ari gituma mvuga gutyo we
maze igihe nkora ubushakashatsi, aba mu bazungu n'abirabura, mu bize n'abatarize nagezeyo, ntabuze uwamenye iby'ejo hazaza. Bamwe baravuga ngo iby'ejo bibara b'ejo, umunyarwanda atibuta bw'ejo, mu mvugo z'iki gihe ngo iby'ejo bitanje, ariko ejo hazaza burya ntawahamenya. Twiyegurire Yesu azadufasha, twibanire nawe azadukiza, tumwemerere atuyobore, kuko ejo hazaza burya ntawahamenya. Ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera, ariko hashobora no kuba ikibazo, akabando k'iminsi ugataha tibona, no kubana na Yesu no kwiteganyiriza. Twiyegurire Yesu azadufasha, twibanire nawe azadukiza, tumwemerere atuyobore, kuko ejo hazaza burya ntawahamenya. Ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera, ariko hashobora no kuba ikibazo, akabando k'iminsi ugataha tibona, no kubana na Yesu no kwiteganyiriza. Ejo hazaza ni ahantu hakomeye, ejo hazaza naho umugabo, umugabo nyamugabo wubaha Imana, umugabo nyamugabo umwe witwa intwari. Birakwiye ko twihesha agaciro, kuko utakihaye nawe akaguha. Ejo hazaza hashobora kuba heza, kuko uwari umugeni ejo arakira. Ejo hazaza ni ahantu hakomeye, ejo hazaza naho umugabo, umugabo nyamugabo wubaha Imana, umugabo nyamugabo umwe witwa intwari. Birakwiye ko twihesha agaciro, kuko utakihaye ntawe akaguha. Ejo hazaza hashobora kuba heza, kuko uwari umugeni ejo arakira. Twiyegurire Yesu azadufasha, twibanire nawe azadukiza, tumwemerere atuyobore, kuko ejo hazaza burya ntawahamenya. Ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera, ariko hashobora no kuba ikibazo, akabando k'iminsi ugataha tibona, no kubana na Yesu no kwiteganyiriza. Twiyegurire Yesu azadufasha, twibanire nawe azadukiza, tumwemerere atuyobore, kuko ejo hazaza burya ntawahamenya. Ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera, ariko hashobora no kuba ikibazo, akabando k'iminsi ugataha tibona, no kubana na Yesu no kwiteganyiriza. Ijambo ry'Imana mu mubwiriza, mu bice bitatu narahasomye, umurongo wa mbere kugeza uwa munani, buri kintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Hari igihe cyo kuvuka n'icyo gupfa, igihe cyo guseka n'icyo kurira, hari igihe cy'intambara n'icy'amahoro, igihe cyo gukena n'icyo gukira. Ntugasuzugure umuntu w'Imana, kuko ejo byahinduka akakwemeza. Uwari ukize none ejo arakena, uwari uriho none ejo arapfa, uwari umusore none ejo arasaza, akagera aho avuga ngo gusaza no gusahurwa. Itondere ejo twubahane, itondere ejo dukundane. Twiyegurire Yesu azadufasha, twibanire
twiganire nawe azadukiza tumwemerere atuyobore ejo hazaza burya ntawahamenya ejo hazaza nayo ibisubizo ndabyemera ariko hashobora no kuba ikibazo akabando k'iminsi ugataha kibona no kubana na Yesu no kwiteganyiriza twiyegurire Yesu azadufasha twibanire nawe azadukiza tumwemerere atuyobore ejo hazaza burya ntawahamenya ejo hazaza nayo ibisubizo ndabyemera ariko hashobora no kuba ikibazo akabando k'iminsi ugataha kibona no kubana na Yesu no kwiteganyiriza itondere ejo twubahane itondere ejo dukundane Haleluya! Yesu ni umugabo ukomeye namenye ko ari umugabo w'intwari kandi menya ko yatsinze urupfu agatsinda Satani. Haleluya! menya ukuntu yaje mu isi ndavuga ngo Yesu ni intwari ubizima n'abamarayika n'abakuru hari habuze n'umwe namenye ukuntu yaje mu isi ndavuga ngo Yesu ni intwari ubizima n'abamarayika n'abakuru hari habuze n'umwe Yesu ni umugabo w'ibigango Yesu ni umugabo ukomeye intwari mu ntambara n'agatsindwa arahirwa abamufite Yesu ni umugabo w'ibigango Yesu ni umugabo ukomeye intwari mu ntambara n'agatsindwa arahirwa abamufite ibuka igihe yari amaze gupfa atanakeka kwamushoboye abona isi yose yinze umushyitsi ibituro by'abera birakinguka abera basutse ati karabaye umbona intambara ari bitangiye Yesu arakubita musi wa mbere Yesu arakubita musi wa kabiri Yesu arakubita musi wa gatatu anambura imfunguzo amuherayo umuhungu wa gitare aratsinda Yesu arakubita musi wa mbere Yesu arakubita musi wa kabiri Yesu arakubita musi wa gatatu anambura imfunguzo amuherayo umuhungu wa gitare aranesha Yesu ni umugabo w'ibigango Yesu ni umugabo ukomeye intwari mu ntambara n'agatsindwa arahirwa abamufite Yesu ni umugabo w'ibigango Yesu ni umugabo ukomeye intwari mu ntambara n'agatsindwa arahirwa abamufite Yesu yarangije intambara uko yanesheje Satani ishime tunezerwe haleluya Yesu ni muzima yaratsinze Yesu yarangije intambara uko yanesheje Satani ishime tunezerwe haleluya Yesu ni muzima yaratsinze Yesu ni muzima yaratsinze Yesu ni muzima yaranesheje intwari mu ntambara n'agatsindwa arahirwa abamufite
y'abijuru kandi umwana wundi ntibajya bamwishimira kuko ntabwo bamubyaye amahoro yuzuye babonera muri iyi si kuko si iwacu ijuru kwa data ni wo honyine hasendere y'amahoro imico y'ab'isi n'imico y'ab'ijuru iratandukanye kandi umwana wese arangwa n'imico ya se wamwibarutse imico y'ab'ijuru ni myiza naho iy'ab'isi ni mibi cyane bana b'Imana mwese mumenye ko isi nta sano mufitanye nimutangazwe n'imico y'ab'isi kuko biva ku mico ya se ahubwo imico yanyu yo mw'ijuru ibabere icyitegererezo bana b'Imana mwese mumenye ko isi nta sano mufitanye nimutangazwe n'imico y'ab'isi kuko biva ku mico ya se ahubwo imico yanyu yo mw'ijuru ibabere icyitegererezo Yesu yaravuze ati abangenda bazi bariho n'ikimenyetso icyo muzabamenyeraho nta kindi keretse imbuto zabo Bibiliya yera yerekana abana b'Imana n'abasatani ibikorwa byabo biratandukanye nta ntabwo bihuriye ibyo bavuga n'ibyo bakora byerekana baribo abana b'Imana bahorana urukundo rudahemuka bagira imbabazi bagira impuhwe kandi barangwa no kwihangana ntibakora ibyaha ibibaranga byose biva ku mico ya se werekera kera na kare satani akora ibyaha abakora nkawe icyo nicyo kibagira abana ba satani nimubona rero batangiye kubangana ibizabatangaze kandi nimubona babahemukiye nabyo ntibizabatangaze mubarenganye kuko ibyo bakora biva ku mico ya se bana b'Imana mwese mumenye ko isi nta sano mufitanye nimutangazwe n'imico y'ab'isi kuko biva ku mico ya se ahubwo imico yanyu yo mw'ijuru ibabere icyitegererezo bana b'Imana mwese mumenye ko isi nta sano mufitanye nimutangazwe n'imico y'ab'isi kuko biva ku mico ya se ahubwo imico yanyu yo mw'ijuru ibabere icyitegererezo ahubwo imico yanyu yo mw'ijuru ibabere icyitegererezo ahubwo imico yanyu yo mw'ijuru ibabere
gukizwa nk'abaja mu ijuru, umuntu wese akita kw'iherezo rye. Ibyo dukora tukabikora dukiranuka, tukishakira ubwishingizi ku Mana. Naho ubundi iby'iyi si naho byatugeza n'ukuri. Uretse gukizwa nk'abaja mu ijuru, umuntu wese akita kw'iherezo rye. Ibyo dukora tukabikora dukiranuka, tukishakira ubwishingizi ku Mana. Naho ubundi iby'iyi si naho byatugeza n'ukuri. Imibabaro n'imiruho by'isi biri gutuma bamwe banduranya we, bamwe bariba abandi bagatoroka ingo, mu ngo z'abashakanye ho biracika. Dore bamwe baravuka abandi bapfa, batangira urugendo abandi barusoza. Hari abicwa n'impanuka n'ibyorezo, abicwa n'intambara cyangwa uburozi. Abapfa batarabaho nabo ni benshi, munsi y'imyaka 5 nabo si bake. Harimo n'abiyahura bashaka urupfu, ngaho gupfa udapfuye wapfa ugavaho. Abandi barishora mu biyobyabwenge ngo bitume nabo batora agatotsi, ariko kubinywa si cyo gisubizo, kuko iyo bibashizemo basanga ibibazo byiyongereye. Uretse gukizwa nk'abaja mu ijuru, umuntu wese akita kw'iherezo rye. Ibyo dukora tukabikora dukiranuka, tukishakira ubwishingizi ku Mana. Naho ubundi iby'iyi si naho byatugeza n'ukuri. Uretse gukizwa nk'abaja mu ijuru, umuntu wese akita kw'iherezo rye. Ibyo dukora tukabikora dukiranuka, tukishakira ubwishingizi ku Mana. Naho ubundi iby'iyi si naho byatugeza n'ukuri. Wowe si isi uyirebye ubona iki? Iyo urebye hirya no hino ubona iki? Ntacyo wakora cyatuma wemeza abandi. Iyo uri muremure bakwita gasongo, iyo uri mugufi ngo ureshya n'ubutaka. Iyo utari nyangufu uburiza akayo, iyo uri munini ngo dore uko kingana. Waba mutongura kugwa n'umuyaga, iyo uri inzobe ngo uri gatuku cyangwa kazungu. Waba uri igikara ngo usa n'inkoni iteka, urakena ngo ukize ntawakubwira. Waba ukize ngo wabikuye ikuzimu, kugira neza nabyo byajemo agatotsi. Ugize icyaguhesha aragutaranga, uwari inshuti y'umuntu niwe mwanzi we. Uwishimye uyu munsi ejo bababaye, uwabyaye n'utabyaye bararira. Umukire n'umukene ntibanyuzwe, utarigeze ahemuka akiri muto, ayiguhemuka ashaje ye babawe. Ibibi nibyo byinshi kuruta ibyiza, abababaye nibo benshi kuruta abishimye. Reka nkugire inama kandi yagufasha, ntubabazwe n'uko isi itaguhiriye. Umuntu wese agendana n'ibimuhiga, ntugende ukagaruka ujye ushima Imana. Isi ihora ishaka ko nta mahoro wagira, wiyitsinda n'uko uhora wihangana. Nuko rero ikure mu mubabaro, utandukanye umubiri wawe n'ibibi, bikuve mu mutima bijye kure yawe. Ukizwe neza kandi usenga ubudasiba, naho ibyo bindi ubona byose n'ubusa. Ikibirusha agaciro n'ubugingo buhoraho. Uretse gukizwa nk'abaja mu ijuru, umuntu wese akita kw'iherezo rye. Ibyo dukora tukabikora dukiranuka, tukishakira
ubwishingizi ku Mana, naho ubundi iby'isi naho byatugeza n'ukuri. Uretse gukizwa n'abajya mu ijuru, umuntu wese akita ku iherezo rye. Ibyo dukora tukabikora dukiranuka, tukishakira ubwishingizi ku Mana, naho ubundi iby'isi naho byatugeza n'ukuri. Yesu mwami nasibye hejuru kubyo yakoze kandi agikora
agikora kubw'ineza ye. Tumushimire Yesu mwami nahimbazwe, Yesu mwami nashyirwe hejuru kubyo yakoze kandi agikora kubw'ineza ye. Tumushimire Yesu mwami nahimbazwe, Yesu mwami nashyirwe hejuru kubyo yakoze kandi agikora kubw'ineza ye. Tumushimire. Ibigeragezo biragwira njyewe ubunaniwe, iyo wari kugutabara yumvishe bitera agahinda. Abageragezwa nuko babavuga muje mwicecekera, harimo abitumye bivuga gutyo wowe yitega amatwi. Abavuga bafite iminwa kandi umunwa kuvuga niko kazi, baraguharara ukagira ngo baragukunze kumbe bari mu kazi. Ukabahakana ibiwawe wibwira ko ari inshuti z'umumaro, ukabazengurutsa inzu yose ukabamenera amabanga ntacyo usize. Bakekaga kuri umukire none basanze uri umukene warashize. Wibwiraga ko ari inshuti ubonye nabo bo barimo baragutata, bashakaga icyo bagukuraho none basanze ntacyo ubarusha. Dore kuvuga we niko kazi, umva inkuru we bakazicuranga mu manama yabo no mu mahuriro yabo, ni wowe kigane. Ariko bihorere bavuge n'ukuri bareke bakwamamaze, bihorere bakuvuge nuko byabukuri ntiwabibatumye. Wari uzi ko ari intama bakubera ibirura, ihorere ma wowe
ikimenyimenyi iyo muri kumwe wumva bari kubihamya. Uzumva bakubwira bavuga ngo ntizibikaza amagi, uzumva bakubwiye ngo ningumba zirabyara zigaheka, bazaguha inkuru z'uwari waragumiwe wabonye umugabo, bazaguha inkuru z'uwari umukene nyuma wabaye umukire, bazakubwira inkuru za Danieli warokotse amenyo y'intare, bazakubwira inkuru za Saduraka, Meshake na Abedenego. Umva ikindi, uzumva batayobewe kwesha amateka y'umunaja w'inyoka, uzabaza kuzuza isakwe sakwe, uzumva bagusubije bati soma, ukigira ubugenge n'ubugenge bwayo, uzumva bagusubije bati inkoko itutse itonsa, uzabaza kuzuza isakwe sakwe, uzumva bagusubije bati soma, ukigira ubugenge n'ubugenge bwayo, uzumva bagusubije bati inzoka igenda n'amaguru, uzumva bagusubije bati inka y'umukara ikamwa yera. Urumva ko ntibayobewe ko umunyabyaha cyaba umukiranutsi, kandi aca umugani ngo agatinze kazazana amenyo ya ruguru, nawe babwira uti agatinze kazazana Yesu w'abarokore, utinya bakuvugura umukene bakakuvugura umukire, abahemukira uri mu nda ntibareka kwemukira uwo barora, abo bareke ntacyo bazakora ku mugambi Imana igufiteho, wibuke ku mukiranutsi w'Imana beshwaho no kwizera. Barakubona mu ishusho y'uyu munsi ariko ejo ntibayizi, ihorere wikirizwe ibindi ni hanyuma, ihorere bakuvuge nubwo byabukuri ntiwabibatumye, wari uzi ko ari intama bakubera ibirura, ihorere ma wowe haranira kuwiteka kwishimira ibintu bireke, kuko ibikwazaniye byose uwiteka ntibubiguma iminwa, ihorere bakuvuge nubwo byabukuri ntiwabibatumye, wari uzi ko ari intama bakubera ibirura, ihorere ma wowe haranira kuwiteka kwishimira ibintu bireke, kuko ibikwazaniye byose uwiteka ntibubiguma iminwa. Yesu ni mwiza ntahinduka namba, uko yahozeho nta n'ubu niko ari, uwamwiringiye aracyahari. Yesu nimugube muri we ahora ari seriye, Yesu ni mwiza ntahinduka namba, uko yahozeho nta n'ubu niko ari, uwamwiringiye aracyahari. Yesu nimugube muri we ahora ari seriye. Aracyakiza Yesu bamwizeye, aracyatanga agakiza ku bagakeneye, aracyababarira abanyabyaha, aracyakura kujya vuba bamukorera, aracyakiza Yesu bamwizeye, aracyatanga agakiza ku bagakeneye, aracyababarira abanyabyaha, aracyakura kujya vuba bamukorera. Yesu ni mwiza.
arariseriye. Yesu ni mwiza ntahinduka namba, uko yahozeho na n'ubu niko ari, uwamwiringiye aracyahari. Yesu nimugume muri we ahora ariseriye. Aracyariho Yesu ntaho yagiye, araboneka cyane ku bamushaka, aracyaruhura baremerewe, aracyatabara bari mu kaga. Aracyariho Yesu ntaho yagiye, araboneka cyane ku bamushaka, aracyaruhura baremerewe, aracyatabara bari mu kaga. Yesu ni mwiza ntahinduka namba, uko yahozeho na n'ubu niko ari, uwamwiringiye aracyahari. Yesu nimugume muri we ahora ariseriye. Yesu ni mwiza ntahinduka namba, uko yahozeho na n'ubu niko ari, uwamwiringiye aracyahari. Yesu nimugume muri we ahora ariseriye. Ahirwa bamwemera bakamukomeraho, abo niwe yapfiriye. Aradukunda nimukomere, aracyasohoza amasezerano, arinda ijambo yavuze ntiyivuguruza namba. Ahirwa bamwemera bakamukomeraho, abo niwe yapfiriye. Aradukunda nimukomere, aracyasohoza amasezerano, arinda ijambo yavuze ntiyivuguruza namba. Yesu ni mwiza ntahinduka namba, uko yahozeho na n'ubu niko ari, uwamwiringiye aracyahari. Yesu nimugume muri we ahora ariseriye. Yesu ni mwiza ntahinduka namba, uko yahozeho na n'ubu niko ari, uwamwiringiye aracyahari. Yesu nimugume muri we ahora ariseriye. Yesu ni mwiza ntahinduka namba, uko yahozeho na n'ubu niko ari, uwamwiringiye aracyahari. Yesu nimugume muri we ahora ariseriye. Yemwe 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 bene data mwe, icyubahiro cy'Uwiteka kirihariye, mu byabayeho ibiriho n'ibizabaho, yarirahiye kitazagira undi, icyubahiro ni cyayo. Yemwe 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 bene data mwe, icyubahiro cy'Uwiteka kirihariye, mu byabayeho ibiriho n'ibizabaho, yarirahiye kitazagira undi, icyubahiro ni cyayo. Icyubahiro cy'Uwiteka ntabwo ari izina, icyubahiro cy'Uwiteka ntabwo ari imikino, icyubahiro cy'Uwiteka si ukubivuga, icyubahiro cy'Uwiteka ni ugukora ibyo yemera. Icyubahiro cy'Uwiteka ntabwo ari izina, icyubahiro cy'Uwiteka ntabwo ari imikino, icyubahiro cy'Uwiteka si ukubivuga, icyubahiro cy'Uwiteka ni ugukora ibyo yemera. Hari abagifata uko kitari bakakitiranya, bazamura amaboko bakumva bakihaye, bakirengagiza ko kuba Uwiteka ari ugukora ibyo
tukaburanirwa ababyibagiwe mu byibuka batabizi mubimenye icyubahiro cy'Uwiteka giteye ubwoba cyafatiye isi kikayubika nta mikino gahindisha umushyitsi kw'isi tukaburanirwa ababyibagiwe mu byibuka batabizi mubimenye icyubahiro cy'Uwiteka ntabwo ari izina icyubahiro cy'Uwiteka ntabwo ari imikino icyubahiro cy'Uwiteka si ukubivuga icyubahiro cy'Uwiteka ni ugukora ibyo yemera icyubahiro cy'Uwiteka ntabwo ari izina icyubahiro cy'Uwiteka ntabwo ari imikino icyubahiro cy'Uwiteka si ukubivuga icyubahiro cy'Uwiteka ni ugukora ibyo yemera Imana yaremye ijuru n'isi irema isi n'ibiyituye ibonye ko ari byiza cyane irema ry'aho ngabigenge ibonye ko atazaba wenyine umuremera umufasha wariwe Eva Imana yaremye ijuru n'isi irema isi n'ibiyituye ibonye ko ari byiza cyane irema ry'aho ngabigenge ibonye ko atazaba wenyine umuremera umufasha wariwe Eva yamuremeye umufasha umukwiriye umunezero wari mwinshi muri Edeni byari bihebuje cyane ariko umugome Satani yaraje arabahemukira umunezero n'umutekano bari bafite byose bihinduka akavuyo yamuremeye umufasha umukwiriye umunezero wari mwinshi muri Edeni byari bihebuje cyane ariko umugome Satani yaraje arabahemukira umunezero n'umutekano bari bafite byose bihinduka akavuyo kubona amatungo biva ku babyeyi naho umugore mwiza akaba kumana amara kurushinga ikabaha umugisha abakaza rusenya bagahaguruka bakazanywa no kuvuga ngo ntimukwiranye kandi Uwiteka yabakuje abizi ko ari ngombwa kubona amatungo biva ku babyeyi naho umugore mwiza akaba kumana amara kurushinga ikabaha umugisha abakaza rusenya bagahaguruka bakazanywa no kuvuga ngo ntimukwiranye kandi Uwiteka yabakuje abizi ko ari ngombwa bakivanga mu rukundo rutabareba batazi iyo biva n'iyo bijya bakibagirwa ko icyo Imana yafatanije nta muntu wagitandukanya ariko nimwicecekere mubihorere Imana yabikoze ibizi izo ngo basenya batarazubatse umunsi umwe bazazibazwa bakivanga mu rukundo rutabareba batazi iyo biva n'iyo bijya bakibagirwa ko icyo Imana yafatanije nta muntu wagitandukanya ariko nimwicecekere mubihorere Imana yabikoze ibizi izo ngo basenya batarazubatse umunsi umwe bazazibazwa abubakiwe n'Uwiteka nimukomere turi kumwe n'umutware
bitesha umutego kanyanga imari inyota hehe urumogi cyangwa muri turere ibyo bya nyirantare bavuga ahubwo bitesha umutego Yesu ni umari inyota atanga amahoro ni mwiza atuma tubana n'inshuti ngo zacu gasanga isawana Yesu ni umari inyota atanga amahoro ni mwiza atuma tubana n'inshuti ngo zacu gasanga isawana imukura mu cyubahiro bwiye uwari umugabo akaba ikigwari imutera umutima mubi akarangwa no gukora amarorerwa gukubita no gukomeretsa uwahohotera igitsina gore uwabinyweye gisimbikangwa natinya rusha inyamaswa ntatinya kwica ntakizabye naterambere yarashize kandi ukora ibyo ntabyizera kiriho kenshi yibera muri gereza Yesu ni umari inyota yabibwiye umusamariyakazi Yohana 4:13 kugeza kuri 14 yaramubwiye ngo unywa kuri aya mazi yanyu azongera kugira inyota ariko unywa amazi nzamuha azongera kugira inyota iteka ryose burya rero nta ntwari mu biyobyabwenge ko ntabwo yashobora urugamba kandi nta mugabo mu biyobyabwenge ko ntabwo yashobora urugo kuko iyo ubwenge bwamaze kuyoba nta murongo muzima buba bugifite Yesu ni umari inyota atanga amahoro ni mwiza atuma tubana n'inshuti ngo zacu gasanga isawana Yesu ni umari inyota atanga amahoro ni mwiza atuma tubana n'inshuti ngo zacu gasanga isawana Uwiteka iringabo Imana murengezi w'abantu namenye ko ntawakwiringira bakorwe n'isoni Mana we abarira barahozwa Mana uri wowe byose birashoboka Uwiteka nyiringabo Imana murengezi w'abantu namenye ko ntawakwiringira bakorwe n'isoni Mana we abarira barahozwa Mana uri wowe byose birashoboka ntabwo
tubikandagire binyure hejuru ibitwirukaho tuzabisiga ibiduteka tubisimbuke ibiturwanya tuzabitsinda ibitugerageza tubikandagire binyure hejuru twashyirishikiza ku mana yanjye tarimba yavuze kiza turindamu makuba n'ibyago umuriro ntabwo tuzashya ntituzapfa tuzarama ku mazi ntabwo tuzatembanwa kuko turaba igiciro twashyirishikiza ku mana yanjye tarimba yavuze kiza turindamu makuba n'ibyago umuriro ntabwo tuzashya ntituzapfa tuzarama ku mazi ntabwo tuzatembanwa kuko turaba igiciro kuba ku isi nubwo bigoye ariko tuzabaho kubyara benshi bakavuga ngo harimo nabo kugurisha abutabyara bakavuga ngo uri ntakigenda wabyara umusha bakakugendera kure utabanduza kuba ku isi nubwo bigoye ariko tuzabaho kubyara benshi bakavuga ngo harimo nabo kugurisha abutabyara bakavuga ngo uri ntakigenda wabyara umusha bakakugendera kure utabanduza ariko imana yacu tuyikomereho igira neza ntabwo imeze nk'abantu izadukura mu menyo y'abasetsi izatuvura ibikomere baduteye izaduha urubyaro rw'umugisha ikirenze ibyo byose izaduha n'ubugingo bazabona imbaraga z'iyo mana yacu uzirenze izabo abahisemo gukorera iyo mana musonge imbere ariko imana yacu tuyikomereho igira neza ntabwo imeze nk'abantu izadukura mu menyo y'abasetsi izatuvura ibikomere baduteye izaduha urubyaro rw'umugisha irenze ibyo byose izaduha n'ubugingo azabona imbaraga z'iyo mana yacu ko zirenze izabo abahisemo gukorera iyo mana musonge imbere nzashyirishikiza ku mana yanjye nzaririmba yavuze kiza turindamu makuba n'ibyago umuriro ntabwo tuzashya ntituzapfa tuzarama ku mazi ntabwo tuzatembanwa kuko turaba igiciro nzashyirishikiza ku mana yanjye nzaririmba yavuze kiza turindamu makuba n'ibyago umuriro ntabwo tuzashya ntituzapfa tuzarama ku mazi ntabwo tuzatembanwa kuko turaba igiciro twashyirishikiza ku mana yanjye nzaririmba yavuze kiza turindamu makuba n'ibyago umuriro ntabwo tuzashya ntituzapfa tuzarama ku mazi ntabwo tuzatembanwa kuko turaba igiciro ndabaramukije nanone bavandimwe mu izina rya Yesu amahoro abe muri mwe ntimukagira undi mwenda atari uwo gukundana nk'uko Yesu yadukunze ikibazo gikomeye nuko aho gukundana ahubwo urwango ruragwira mbese dukora iki mbese tuwugire dute umuntu wese utuye ku isi kirazira kwa buri umwanzi n'umukunzi ariko n'uwo mukunzi bavuga nabonye ari uw'igihe gitoya mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 10 niho hatubwira kudakunda mwene se batari umwana w'Imana
iyo ukomeje ukamanuka ukajya ku murongo wa 15 niho byumvikana neza ko umuntu wese wanga mwene se hari umwicanyi ko turabavandimwe turangana dupfiki nanje ndimubemera ko ibi biti biba kuri Satani ariko umenye ko dushuka kubikora uyu munsi ejo tukazabizira umenye ko hagati ya Satani n'umuntu harimo inziga ikomeye icyo gituma ahora kubita agatoki ku kandi ashaka ko turimbuka numukurikire Satani aragushuka ni mubi nugera mu mwijima ndabona araguconjomera numukurikire Satani aragushuka nugera mu mwijima ndabona araguconjomera kugahora kereka ibyiza byo gukora icyaha ntatereka ingaruka zacyo arusha umukobwa gusambana ariko namwereka ko arahagura indaro muri ubwo busambanyi nabwo yakwerekana ko ejo hazavamo uburwayi aragushuka kwica umuntu ariko nakwereka ko ejo uzaba uri muri gereza aragushuka ngo ujye kwiba akaguhisha kurafatirwa mu cyuho mbega umugome we Satani ntamubagira aragushuka gutandukana n'uwo mashakanye nakwereke gutagaciro akwereka ishusho y'ibyiza byo gukora icyaha naguha ishusho y'urukundo akwereka uyu munsi ariko ntiyakora ikosa ryo kukwereka ejo hazaza arakubwira ngo nukora uravunika akaguhisha ko ejo uzicwa n'inzara ayiwe mbese uwo wamubwira inshuti numukurikire Satani aragushuka ni mubi nugera mu mwijima ndabona araguconjomera numukurikire Satani aragushuka nugera mu mwijima ndabona araguconjomera zigaragaza ko umugambi wa Satani ari uwo kutwica no kuturimbura yohereje Delila kwa Samusoni birangirira kugashinyaguro n'uburetwa yashoreje ku rupfu rwe n'abamushinyaguriraga bose barazima yohereza umuntu gucisha uburozi akamuhisha kwabo yicaza abasangayo mbese ubumba bw'iriki waturangaye yatumara abagambaniye Danieli barapfuye ntihasigara n'uwabari nk'ururo urwango yashyize muri Hamani rwatumye hakamo n'inzira karengane yashyize ikinyoma muri Ananiya na Safira nta n'umwe muri bo warokotse yoheje Amunoni gufata Tamari ku ngufu uwo nguwo nawe yarapfuye tube masanta tumara we numukurikire Satani aragushuka ni mubi nugera mu mwijima ndabona araguconjomera numukurikire Satani aragushuka nugera mu mwijima ndabona araguconjomera arubwira
ukabazengurutsa inzu yose ukabamenera amabanga ntacyo usize. Bakekaga kuri umukire none basanze uri umukene warashobe. Wibwiraga ko ari inshuti ubonye nabo bo barimo baragutata. Bashakaga icyo bagukuraho none basanze ntacyo ubarusha. Dore kuvuga we niko kazi, umva inkuru we bakazicuranga mu manama yabo no mu mahuriro yabo, ni wowe kiganiro. Ariko bihorere bavuge n'ukuri bareke bakwamamaze. Bihorere bakuvuge n'uko byabukuri ntiwabibatumye. Wari uzi ko ari intama bakubera ibirura, ihorere ma. Wowe haranira ko Uwiteka kwishimira ibintu bireke. Kuko ibikwazaniye byose Uwiteka ntibubibumba iminwa. Bihorere bakuvuge n'uko byabukuri ntiwabibatumye. Wari uzi ko ari intama bakubera ibirura, ihorere ma. Wowe haranira ko Uwiteka kwishimira ibintu bireke. Kuko ibikwazaniye byose Uwiteka ntibubibumba iminwa. Igihe cyabo kigeze baravuga ntibavuge nimugire. Bareke babikore bakucira ibico ariko ntiwabibatumye. Bavuga kuri muto ntugari ibyo ariko ntiwabibatumye. Bavuga kuri munini ntugari ibyo ariko ntiwabibatumye. Bavuga kuri mugufi ntugari ibyo ariko ntiwabibatumye. Bavuga kuri muremure ntugari ibyo ariko ntiwabibatumye. Bavuga kutabyara ntugari ibyo ariko ntiwabibatumye. Bavuga ko wagumiwe ntugari ibyo ntiwabatumye kubivuga. Bavuga ko umeze nabi nabo byaba ari byo ntiwabatumye kubivuga. Yego amadeni arakwishe ariko ntiwabatumye kubyamamaza. Yego uri umunyabyaha ariko ntiwabatumye kubyamamaza. Kandi babikora batayobewe ko barimo kuguhemukira. Babikora batayobewe ko amateka y'umuntu ajya ahiga. Babikora batayobewe ko Uwiteka ari ukuzi kubarusha. Ukuri bafite amakuru ko Uwiteka ari bukura ku cyago. N'ikimenyimenyi iyo muri kumwe wumva bari kubihamya. Uzumva bakubwira bavuga ngo ntizibikaza amagi. Uzumva bakubwiye ngo n'imbumba zirabyara zigaheka. Bazaguha inkuru z'uwari waragumiwe wabonye umugabo. Bazaguha inkuru z'uwari umukene nyuma wabaye umukire. Bazakubwira inkuru za Daniyeli warokotse amenyo y'intare. Bazakubwira inkuru za Saduraka, Meshake na Abedenego. Umva ikindi, uzumva batayobewe kwesha amateka y'umuntu aje ahinduka. Uzabaza kuzuka isakwe sakwe. Uzumva bagusubije bati soma. Ukigira ubugenge n'ubugenge bwayo. Uzumva bagusubije bati inkoko itutse itonsa.
ishusho y'uyu munsi ariko iyo ejo ntibayizera